Yesu ashimwe nshuti mwene data, twongeye kubana muri aka kanya dusangira ijambo ry'Imana. Ni Pasiteri Jacques wongera kukurarikira kugubwa neza n'umugisha w'Imana muri uyu mwanya w'ijambo ryayo. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yosuwa ibice 24 umurongo wa 15. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoraniriza uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Amen. Ijambo rya nyuma rikunze guhabwa agaciro gakomeye ku baribwirwa, nubwo urivuga aba yaravuze n'andi magambo menshi, ariko iryo riza rifite umwihariko waryo. Yosuwa yabanye na Mose mu gihugu bw'Imana bw'Abisirayeli bwavaga mu gihugu cya Egiputa. Mu byo Bibiliya itwereka banyuzemo byose, Yosuwa muri urwo rugendo rwose yari umwizerwa, kuko yari umwe mu bafasha ba Mose, wibandaga cyane ku buyobozi bw'ingabo zari kumwe n'ubwoko bw'Imana. Uretse kuba ku rugamba, Yosuwa yari umugabo warangaga no kwizera Uwiteka ndetse no kwicisha bugufi imbere ye. Urugero twabona muri Bibiliya ni nk'igihe bajyaga gutata igihugu cya Kanani hamwe n'abandi, bagaruka we na Kalebu bazana ihumure mu Bisirayeli. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatasi icyo gihugu. Bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu. Tuzabarya nk'imitsima, ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Mu gitabo cyo kubara igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9 niho dusoma ayo magambo. Izi ndangagaciro zo kwizera Imana no kuba inyangamugayo n'umusirikari mwiza zatumye Yosuwa aba umwizerwa ku Uwiteka, bituma asimbura Mose kuba umuyobozi uzagerana n'ubwoko bw'Imana muri gakondo bari barasezeranijwe. Nyuma y'uko Imana imwubahishije imbere y'Abisirayeli, yayoboye intambara nyinshi zo kwigarurira Kanani, agabanya Abisirayeli gakondo bahawe n'Uwiteka. Ijambo rero twasomye muri Yosuwa ibice 24 umurongo wa 15 yari amaze gusaza, ndetse iri jambo riri mu ya nyuma yababwiye agira ati, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana y'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ni wowe rero wo kwihitiramo. Muri iri jambo Yosuwa yarazanye amahitamo akomeye ku muntu wese. Burya amahitamo akomeye umuntu abasha kugira mu buzima bwe ni ugusubiza yitonze iki kibazo gikomeye Yosuwa yashyize imbere y'Abisiraheli. Hitamo rero uyu munsi uwo uzakorera, Imana cyangwa Satani.
umwuka cyangwa kamere, umucyo cyangwa umwijima. Hitamo ubugingo cyangwa urupfu, hitamo kwizera cyangwa ubwoba, hitamo ukuri cyangwa ikinyoma. Ndagira ngo urushaho gukomeza kumva uburemere iki kibazo gifite. Aho iki kibazo gikomereye ni uko buri gisubizo utanga kuri cyo ushobora kukibona nk'icyoroshye, ariko ingaruka zacyo zikazaba iz'iteka ryose. Kwizera umurimo wo gucungura wakozwe na Kristo ku musaraba i Gologota bihesha umunyabyaha ubugingo buhoraho. Kutabikora nabyo bikazana kurimbuka kw'iteka. Ku muntu wagiriwe ubuntu, iki kibazo nanone cyongera kumuzanira kwitekerezaho ubwe, akareba niba ahagaze mu mwanya wo kwiringira Imana, kandi niba ahagaze neza mu mwuka no mu kuri, Kristo amubereye byose muri byose. Hitamo uyu munsi uwukorera. Ni ikibazo gikomeye Yosuwa nk'umusaza yabajije buri Mwisiraheli muri disikuru ye ya nyuma. Yarimo kwibutsa iteraniro ryose amateka yo gucungurwa kwabo, kuva igihe Imana yavuganiye na Aburahamu naho yari ari icyo gihe, uko Imana yabayoboye mu kubageza i Kanani, uko Imana yabahaye kurokoka impfu bahuye nazo mu nzira, uko Imana yabahaye kororoka no kugwira, uko yabaneshereje amoko menshi yari mu icyo gihugu, uburyo Imana yabagaburiye imyaka batahinze, ikabaha amazu batubatse, ikabagabiza n'umusaruro w'inzabibu batateye. Hanyuma abasaba guhitamwo bakwiriye gukorera, niba ari imana z'Abanyegiputa cyangwa izo basanganye abo muri icyo gihugu, cyangwa se niba bazakorera Uwiteka Imana yakoze ibyo byose biyiboneye n'amaso yabo. Hari byinshi Imana yakoze mu buzima bwawe nshuti mwene data, kandi ibyo byose ni ibihamya by'uko Imana ari nziza kandi igira neza. Umubabaro w'akanya gato ntabwo ari impamvu yo kwibagirwa Imana no kuyitesha agaciro ngo uyisimbuze ibindi, ahubwo zirikana cyane ibyo yakoze mu buzima bwawe, bigutere gufata icyemezo cyo guhitamo kuyikorera mu bihe byose, ndetse ukayikorera mu bihe byiza no mu bitari byiza, utayibangikanije n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ikibazo cya Yosuwa nicyo kubwira buri muntu wese utarakizwa, kumwibutsa nubwo atubashye Imana mu buzima bwe, ko ashubije amaso inyuma yasanga hari ibintu byinshi Imana yakoze, kandi itamwituye ibihwanye n'ibyaha bye, ahubwo yagiye imugirira neza. Uwakijijwe nawe iki kibazo kimwibutsa ko nubwo yageragezwa mu isi, iyo atari impamvu yo kumwibagiza ineza y'Imana yabonye kandi agikomeje kubona, cyane cyane ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta jambo ryiza na rimwe mu byo Uwiteka yasezeranije ubwoko bw'Abisiraheli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Hariya muri Yosuwa igice cya 21 n'umurongo wa 45. Imana ya Isiraheli niyo Mana yacu, ntacyo yavuganye nawe kizaburizwamo, nk'uko yashohoje ibyo yavuganye n'Abisiraheli, n'ibyo yavuganye nawe bizasohora. Amahitamo yawe rero nshuti mwene data nabe ayo gukorera Uwiteka, kuko nta wamuhisemo ngo amuhemukire. Nawe nubihitamo ntabwo uzabyicuza. Imana iguha umugisha, ikurebe neza, ikugirire neza,